ari ikindi nanibagiye kuvuga yari ambwiye yuko kamera niziwe ambwira ati njyewe nka management Kiramani nta muntu utanze mfite kamera mfite inzu irimo studio nahamagara na producer akaza akagukorera indirimbo ndetse naguhuza na ba Babu naguhuza na ba Emirene naguhuza n'abantu bakomeye cyane mu gitondo cyejo umusibejo aramamagara arambwira ati nishimiye kuvugana nawe umupeto mfana amajwi ndayafite umupeto mfana nishimiye kuvugana nawe ati nanjye ni by'agaciro kuvugana nawe cyane yuko uri umustar twese turakuzi urarenze noneho arangije arambwira ati rero ubu ngubu ndakoresha iminota mikeya kubera yuko narindi mu bintu byo kwandikisha abapeti bari kuza muri sinema yanjye muri groupe yanjye mbandikisha ndi kubandikisha muri RDB mu rugaga rwa sinema nyarwanda baza muri groupe yanjye nimero Kiramani ibanzwa na 078 57 igairwa na 24 nanze kuvuga imibare y'imbere kugira ngo atajya abana mutesha umutwe gusa ni uko nguko imeze reka nse nkwamagara numve ninge Imana aranyitaba kuko uyu munsi ndakeka yarafite shoot birimo biramatsinga nanjye turapanga no guhora ariko twapanga kigapfa amakuru ko ubwo ari uruganda rw'abacuruzi harimo n'amarira ba telefone Yes, reka mbasuse nongere mbere kaza ndifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose kwisi niba uri mu gitondo nk'ifurize gitondo muri mugoroba nk'ifurize mugoroba mwiza gende wari nk'ibisanzwe uyu munsi ndi kumwe na mugenzi wanjye Paul tangire umugisha wo kwakira uyu muhungu murembere wanjye cyangwa se umusore ukizamuka ufite byinshi ashaka kuganiriza abanyarwanda uburyo ari amafaranga uburyo yatuburiwe ibi bintu bireze yo kumva abantu bakora ama casting call cyangwa se ibijyanye no gukoresha imbuga nkoranyambaga bakabikoresha mu buryo bivamo abantu bakarya amafaranga abantu babeshya ko bagiye kubazamurira impano cyangwa se bakayarya bavuga bati uzaza ukore casting wongere ugende uzishyura amafaranga naya kandi kuri seti mugomba kuzigaburira. Reka nakiri umuvandimwe atwibwire ndetse ninjire no mu kibazo cye mwese mu cyumve wumve uwamutuburiye ninde ese uwari amafaranga ye akamubeshya ninde. Murakoze amazina yanjye bahita Byiringiro Jonathan nkaba ndumuhanzi hari ikiganiro nagiye gukora wenda TV yo nago nayivuga ariko nagiye gukora ikiganiro maze gukora ikiganiro gisohotse maybe ndakeka no kuri YouTube icyo kiganiro kireho nta n'imisi ne uyu no wa kane uyu munsi nta misi ne irarangira kugira ngo bibone gasaba kuvuga iyo YouTube izina ryayo ni ryayo kugira ngo abantu nibanajyaho barebe kuko n'icyo kiganiro kinariho bamenye kuko nimba ari nabo iyo YouTube channel bayita Intwari TV Intwari TV nagiye gukora ikiganiro maze gukora ikiganiro ni ikiganiro gisohotse mitanyisharinga abantu bose bite muri telefone nibwo kugisharinga uzwi nk'uwitwa Kiramani wakoze ikiganiro ku Ntwari hanyuma mbere yo kujya gukora ikiganiro ubundi mbere wamwisa nk'umuntu ukora iki mbere wakoraga iki mbere yo kujya kubanya gukora ikiganiro agiye kugikora bitewe n'ibiki ese ukora ibiki uri umwari artist uri
ukora nyine ibiki byatumye ukora ikiganiro? ya nkora umuziki. Yego, nari ngiye gukora ikiganiro nyine kigaragaza impano yanjye kuko nta bushobozi nari mfite, we nshaka n'umuterankunga. Yego. Nibwo gufata icyo kiganiro rero nagiye gukora, nisharinga uzwi n'uwitwa Kiramani. Yego. Kiramani rero musharinze icyo kiganiro, arangije we aravuga ngo yes ku muntu wese muzi nk'umusitari, iyo avuze yes bikuyemo ibintu byinshi. Aba yakunze product yawe ndetse n'ibyo ukora. Deja noneho arangije ndamubwira ati ni ukuri ko Imana mumbabarire, boherereje kino kiganiro nshaka kubagaragariza impano yanjye, kuko nashakaga umusupport cyangwa se management, umuntu wa managinga akancorera mu muziki kuko mfite impano yo kuririmba. Kubera yuko rero yari yashimye uburyo cy'indirimba, niko kwita avuga yes, n'amajwi ndayafite. Ikiganiro twagiranye kuri WhatsApp, none munsi nagireho umugisha mufataho record by phone, turi kuvugana na record ndaza kuyibumvisha mu kanya. Arangije rero arambwira ati se uwaguha management. Numva ni ibintu birenze. Ninde ko ngo yaguha management? Kiramani. Numva ni ibintu birenze kuba nago navuga umwapkamingi, kubera ko umwapkamingi ni wa wundi utangiye gusa nkaho yabona icyo yagezeho. Yego. Umwandaground niko nabivuga. Kuba umwandaground nkanjye, kuba umustar uri twese tuzi nka Kiramani, umuntu wanditse izina, wazamuye abantu benshi bagiye batandukanye, kuvuga yuko yishimiye impano yawe, kuvuga yuko akwemereye management, ni ibintu birenze. Bro, ngiye usibye yuko nararize man, nararize kabisa. Bwira papa mama ati icyanza nyane Kigali ndabona nyine bigiye kubimbere nk'inzozi narotaga, ntazi yuko nzagera hano nkahirirwa gutya, nkahura n'aba bantu bakamfasha. Nibwo kumubwira ati nta kibazo pe, nta kibazo, iyo management ndayishaka. Okay, mu gitondo aramamagara. Mu gitondo cy'ejo, umusibejo aramamagara, arambwira ati nishimiye kuvugana nawe, umupeto mfana, amajwi ndayafite. Umupeto mfana, nishimiye kuvugana nawe. Ati nanjye ni by'agaciro kuvugana nawe, cyane yuko uri umustar, twese turakuzi, urarenze. Noneho arangije arambwira ati rero ubu ngubu ndakoresha iminota mikeya, kubera yuko narindi mu bintu byo kwandikisha abapeti bari kuza muri sinema yanjye, muri groupe yanjye. Mbandikisha, ndi kubandikisha muri RDB, mu rugaga rwa sinema nyarwanda, baza muri groupe yanjye. So ahita mbwira ati rero wowe ikintu ugomba gukora, ugomba gufata imodoka ukaza kuri RDB ndetse ukiyandikisha, kuko nge sinjya nkorana n'abantu batiyandikishije baza muri groupe yanjye, mutazaneza n'ibibazo. Numva koko wa muntu ashobora kuba ari Kiramani, numvishe n'ijwi, numva niwe, ndaza kubibumvisha mu kanya. Noneho turavugana, arambwira ati rero ikintu ugiye gukora, ugiye gufata imodoka ujye kuri RDB, ugende ubabwira ati nje kwiyandikisha ku witwa Kiramani, ubabwire baguhereze kontara y'imyaka 2, ubabwire nimero y'irangamuntu, ababyeyi bawe, ndetse nyine ibikuranga byose, bakwandike kuri Kiramani. Noneho banza witonde, wavuye iwanyu hagana hehe kugira ngo uze kuvuga ko uje i Kigali? No kuvuga ngo mu rugo ni hano, ariko nago nge nakuriye ahangaha, nakuriye Musanze, sibyo? Impamvu nuko bro, nago ngewe nzi aho nakuriye ngo ni hehe. Kubera ko nyiri Sanze, nyiri umwana, bahise banjyana i Musanze, aho nago ndi buhavuge n'ibanga. None yarangije ngo waje muri ibyo byose byo gushaka kugira ngo uzamure tara yawe uyu Musanze. Yego. Okay.
noneho arangije arambwira ati rero ubu ndi mu modoka nari ngiye kugenda kuko saa 8 nari mfite shuti y'abana twe tugiye gukorana, birasaba rero ngo uyituza hano we nurangiza cyangwa se umbwire ibikuranga byawe byose, dore mparitse hano imbere ya RDB urabimbwira ndetse mite nkwandikisha deja no kuwa gatanu uyituza utangire ukore. Bro birandenga ndishima, ambwira ati rero aho turi bugonganire ni hamwe, ati wowe rero fata imodoka uzana kuri RDB winjiremo ubabwira ati nje kwiyandikisha kuwitwa Kiramani nibarangiza ubabwira imyirondoro yawe, nurangiza urazana amafaranga ibihumbi 48. Ibihumbi 48 ibyo byose numara kubizana ubundi uze bakwandike, nibamara kukwandika kwa gatanu duhita dutangira dukorana. Bro ako kanya ukuntu nibazaga hano amafaranga ari buve, ukuntu nibazaga ukuntu mvuye i Musanze mvuga ati nanjye nje guhiga, mvuga ati nanjye nje kureba yuko nagafatira hano, mvuga ati nanjye tala yanjye ne kuyigumisha iyo nyizana hagaragara abakuru bayibone bansapotinge cyane yuko umusitari amaye respect man ni ikintu cya danger bro. Umusitari kwa respect imeze kuriya nyine bikwereka yuko muri wowe wifitemo ikintu ariko kitajya hagaragara cyane yuko uza gukorera ku macano wenda nk'urugero atarebwa, ni nk'urugero nyine ukayicecekesha kandi hari ahantu yakagombye kugera. Nyine numva birandenze kubera yuko niba yarazi yuko ndi bihite mubwira ati njyewe ndaguhereza amafaranga simfite umwanya wo kuza kuri RDB kugira nze kwiyandikisha, ndaguha amafaranga noneho nindangiza njyewe uranyandikisha kuwa gatanu turi bukorane. Ari ikindi nibagiye kuvuga, yari ambwiye yuko kamera niziwe, ambwira ati njyewe nka management Kiramani nta muntu utanze, mfite kamera, mfite inzu irimo studio, nahamagara na producer akaza akagukorera indirimbo ndetse naguhuza na ba Babu, naguhuza na ba Emirene, naguhuza n'abantu bakomeye cyane. Numva imishinga afite ni y'aba star bro, sibyo? None arangije akimara kumbwira ibyo bintu arambwira ati rero ubu ngubu mparitse imbere ya RDB kubera wowe turi kuvugana, muri aka kanya ugiye kumereza amafaranga, niyo waba uri muri umuna wanjye nkeka yuko umbwiye yuko nta mafaranga ufite. Muri umuna wanjye araza akambwira ati bro nshaka kungurira telefone y'ibihumbi 120, n'urugero yamaye. Arambwira ati nago nje namugurira telefone y'ibihumbi 120 kuko mbuza ayo mafaranga. Arambwira ati wowe ndi kuguregero rwa muri umuna wanjye. Arambwira ati ngo ngewe nago nagurira muri umuna wanjye telefone y'ibihumbi 120. Arambwira ati muri umuna wanjye aramutse azanye ibyo bihumbi 30 akabinyereka, akambwira ati nyongereho ibyo bihumbi 90 ngende ngure iyo telefone. Ibyo byo nabyemera kuko yabakweretse aho nyine ari kukwereka ko nyine hari ikintu afite mu mutwe azi, ndetse nyine yuko niyo telefone nyine ayishaka. Araba mu rwo rugero numva ni narwo. Noneho yarangije akimara kumurwa arambye ati rero nawe yishimiye n'impano yawe man bro, ndakeka yuko atanagusaba amafaranga n'umuterankunga bro akagusaba amafaranga. None se ubu ngo abaje gukubera management cyangwa abaje kugusahura? Nge nicyo kintu cyaneye kwibaza, kandi ikindi we nawe bikagera n'aka kanya nta kintu arambwira, bineye kuza hano kuri kamera ndetse aka kanya nanjye gufata umwanzuro wo kwita njya kuririmba.
ubundi kuri RIB ugomba kujya kugira ngo uwo muntu ukora ubwo busikama n'ubutekamutwe abashe gukurikiranwa, ko urumva abikorera mu izina ry'umuntu akita Kiramani, kuko nimba Kiramani nzi ntabwo mpamya neza ko yakwaka 10,000 ngo ahamagare saa sita z'ijoro wowe. Ikindi yavuze ngo aya mafaranga tugana ku ruhande yamwe ngo aya mafaranga ntabwo yohereje kuri nimero ye, yayakoresheje e-cash, nubwo yavuye kuri MTN ajya kuri Tigo. Yego, kandi umuntu ufite business nka Kiramani imeze kuri ntabwo wamwishyura muri ubwo buryo. Ahubwo ekora ndimo ndagenda nenda no kugana no kumusoza ikiganiro cyane. Nkubaze kano kantu. Ubundi wagiye kohereza aya mafaranga, ikiganiro gituma umukobwa agomba gupromotinga cya izi nimero wereje amafaranga niza wanahamagaye, wewe wari wazikuye, wazihawe nani? ni ukuvuga ngo izi nimero akenshi tujya tugenda ku ma TikTok, ku ma YouTube tugafata namba z'abastar. Bro, nafashe ino namba gusa nayifashe kuri TikTok, sibyo? Ndayisevinga muri telefone. Muri telefone noneho ikiganiro bakimaye nakoze ndabaterekanye sharing Kiramani twese tuzi yuko ari niga bro, ufite impano aragufasha, sibyo? Kandi yafashije n'abantu benshi barenze nanjye, sibyo? Nawe ngo reka musharinge kino kiganiro isa ashobora kukireba akamfasha, ntawe umenya ibyiza aho bivuye, nawe umenya uko ejo azaba ameze, nawe umenya ikizamutunga. Ndavuga nerekanye musharinge ya wenda umunsi umwe azamamagara cyangwa se akamfasha bro, kuko ndakekana umuntu ugira umutima mwiza ufasha, kandi nyine yamamagaye n'ubundi ngenzi ijwi ryose murumva ko ari we. Ku bantu wenda nge ntago ndahura na Kiramani, mwumva ku ma TV, nkurikirana n'ibikorwa by'uwakora, sibyo? Rero umuntu no mukivugana gutya nge nahise numva yuko ari we pe, kandi namwe ncidikanya yuko mu bantu mutarahura wahise umenya yuko ari we. Bivuze ngo wakorewe ubusikama kubera ko abantu bigana amajwi y'abandi. Rero twe twimazemo igihe tuba tubisobanukiwe, ariko bivuze ngo wakorewe cyitwa ubusikama. Uwo muntu wari amafaranga yawe ugomba kumugeza muri RIB, ko nejo bundi yayarya n'undi munyarwanda n'ubundi, ariko n'ubudasanzwe abikora. Mwumvishe ukuntu yavugaga bro, yavugaga neza nka aparitse neza kuri RDB man. Yavugaga neza nk'uparitse kuri RDB neza. Hanyuma ngana ku musozo n'iki uri bubwire urubyiruko rugenzi rwe rwifuza kuzamuka, n'iki uri bubwire aba upcoming aba artist kugira ngo byibuza no babashe kuzamuka no gutembera, ko ntaragenda ngo ubanze kuvuga kuri ako kantu, abanze bagapera ku ndirimbo zawe wenda ko n'umushuri n'umuhanzi, numara kuduha agapera ubundi ugira inama ugira aba artist ubundi dusoza ikiganiro. Ku ndirimbo yanjye ari indirimbo mfite y'ubuzima nanamwoherereje arakunda. Iravuga ati aba people ni bamagahengere banega iminsi bavuga ko ndumuhwereye, kubera kusubara bashinja uburara n'uburaya bidasiganye kekeye, nta n'urwara rwo kwishima, icyayoberanye nuko nava kwisima, reka nze mbona ndimo mwishima ariko nimbarutso yo kwishima, amarira yanjye reka nyimenyere ibindi n'ubudote. Oh my God, make me better basi rimwe, maze abavuga bareke ugumye ukore, nitasema haleluya one more time, nitasema haleluya one more time, gupabona nashoboye icyo mbarusha nge nuko nshobotse, mwiteze kubona nashobewe kuko mwansetse kenshi nashiriwe, ubuzima n'ishuri maniga abavuga ko niga bari kunkopera. Arakandika y'amano sozera kuri y'amano kuko niwe muhanzi patiraho nk'ikitegererezo. Iravuga ati ndamutekereza amarira kusura amaso, dayimoni kankorora ikanyebotsa karigwa nca, kiyo ndimo gusengesha randiro dararongoroka, iby'ubu kwa binkundisha ngo niyamozi bizenguruka, uzi gukundwa n'umukobwa w'umurundi kazi
abigira ibanga kugeza umukoye wabo. Yeah. Murakoze. gira inama ugira abakamiga ba artiste ubundi tunasozaho abantu nimero ya telefone, hari abantu bari buze kugira inama n'abantu bazi kubwira ati ihangano na cyaro urubyiruko ejo n'ejo ubundi wanjye. Inama nagira urubyiruko, mani abantu nk'aba ngaba najyaga mbyumva ku bandi, ariko nyine simenye yuko nyine babimeze uko. Gusa inama nabagira cyane cyane b'abahanzi nkanjye bakeneye gutera imbere, inama nabagira nuko ibintu bagomba kujya birengagiza abasikama nk'aba ngaba, ndetse niba ushaka kugira ikintu ugeraho, ntago icyo kintu wakigeraho uri guhomba, uri gutanga amafaranga ngo nuko ushaka kugira icyo kintu ugeraho. Umuntu nakagusaba amafaranga nk'uku nguku, ari kugira ngo aguheshe ikintu ugeraho, kandi we wamusabye support nk'uku nguku natuburiwe. So indi nama nagira urubyiruko nuko rwakirinda nirwishore mu biyobyabwenge, kuko njya numva bavuga ati ibiyobyabwenge byogarije urubyiruko, nibabyirinde, tubyirinde, urubyiruko rube rwiza cyane. So nibyo nama nabagira. Tuza nanga na namba yanjye ya telefone iba no kuri WhatsApp 0790 10 22 98. Yes, tukiri mu kiganiro rero, hari abantu uri kuvuga ko umuntu twakiramana gutuburi, ariko hari n'undi muntu yabikoze utari wowe. Reka mpamagare uyu muhungu wumve. Mugisha, bimeze bite? Narindi mu kiganiro, uri kumva? Ndi kumwe n'umuhungu ari kuvuga ko hari umuntu ngo Kiramani yabara muri amafaranga. Ese koko nawe ko wigeze ukorwa icyo kiganiro byarabaye koko Kiramani nagwamagaye, we tubwirwe byagenze bite? Ngiwe no kuvuga ngo ni umuntu nabonye kuri Facebook, noneho mfata izo nimero bivuga ko Kiramani arimo arashaka abakinnyi 14. Ndangije rero izo nimero ndamuhamagara, ijwi niwe rwose wumva birimo biramacinga. Bangizanye turapanga no guhura, ariko twapanga bigapfa. Amakuru ko ngo ari uruganda rwa Epfus arimo aramamariza rwa telefone. Rero izo telefone bazimpaye ariko kugira ngo umuntu ikintu yanjye nafashe amafaranga jyana waba network neza. Yego, arangije arambwira ngo ayo mafaranga ni 140. Ariko njyewe ndagutangira hijana, ayo 40. Amubwira nti rero ayo mafaranga 40 ni menshi, aka kanya sinayabona, cyakoza nagerageza nkabonaho makeya. Ariko ngira gutya mpamagara umubyeyi ndamusaba ubufasha. Ubufasha hari akabazo muyo nako arayampaye yariyobeje. Ndayawohereje. Bagwayibumbisha na mama wawe? Oya, yamaye ngo ndayamwoherereza nasanzeho kugira nimero noherejeho sinzi izina ryayo, ntabwo kwibuka neza niba ari ntabwo ndibuka neza. Yari Tigo cyangwa wibohereje kuri e-cash cyangwa ni kuri amafaranga wohereje kuri MTN? Nizo nimero zose ndazifite, yari yo noherejeho niyo twavuganye. Kuvuga ngo nimero yakoreshaga kuri WhatsApp ntabwo ariyo yakoreshaga ahamagara, nayo yakoreshaga yoherezwaho amafaranga. Iyo yoherezwagaho amafaranga yambwiye ko ari iya kontabure. Kontabure we? Wasanze ko se ko kari Kiramani? Oya, nyuma naje guhamagara umuntu bita Dave, sinzi niba umuzi, uri muri timu ya Kiramani. Dave, ndamuzi Dave. Mwaka nimero za Kiramani azimpaye insanga zitandukanye n'ibyo. Nabanje kuzihamagara, hari kode abantu b'abasitari nka bariya bashyira muri telefone.
bakaba baguhamagara ariko utabahamagara kuko nyuma yaje gukunda nabwo nakoze ikiganiro bivugana kugira ngo icyo bivugaho nyuma tukanavugana nako kugenda bitandukanye kandi nimara ubundi kohereza ayo mafaranga zari ibintu zose zahise zivaho banambura ukanashyira burakarite nabahamagara baba bacunze ibiryanjye bagahita bamukubona baza nkoresheje izuba ubwo rero birangira neza atari kiramana ubikora turanahura turaganira binarambwira ati ubwo barimo baranyiyitirira baranabwira ati ahubwo ndabona n'isura bazabifata neza yego rero byarangiye nyine nkuyeho numva ko ndasuburiwe nuko yego muri make ni umuntu witira kiramani ntabwo ari kiramani gusa nanone nawe aguhamagaza kuvugisha ijwi neza wumva ari kiramani abantu babyumvisha amajwi turayafite y'uwo muntu ariko nanone kuri ntuza ya WhatsApp yiwe y'ahantu ugasinzi kuri hari ukuntu umuntu akwandikira udafite nimero ye noneho waza kwemeza hari akazina aba yarashizeho ukuntu kuri ntuza hariho bushi ngo ni bushi nari bushari sinzi muri make ubwo mwariwe n'imbwa niyo wagatwa yarapfirigasa yabarigase mu birenge pe sha mugisha reka tugushimire rero kuri aya makuru duhaye sawa sawa noneho cyane yuko ku ifoto yiwe ya WhatsApp hari ifoto yiwe ya Nyambo ndetse na Kiramani. Uyu rero mamagaye ni umuhungu witwa Mugisha. Mugisha wamuzi ni umuhungu wa Samusuri. Mugisha ni umuhungu wa Samusuri. Mugisha rero ntago yambeshya kuko turaziranye cyane. Turazanye turakora mu bintu by'ubukwe ntabwo yambeshya. Ariko reka ngerageze guhamagara Kiramani ndebe. Wese nimera Kiramani yanyayo urayigira urayizi? Jeyo mfite ni hino mujo. Yerwa nakangahe? Yitwa Kiramani. Yerwa nakangahe? Ko nimero ya Kiramani yerwa na 24. Nimero ya Kiramani yanyayo iba muri mobile money yerwa na 24. Iyi ngi none yerwa na 39. Oya, nimero ya Kiramani urumva itangizwa na 085 igerwa na 24. 0787527339. Niyo nimero yagwamagaye. Iyo nimero ntago ari ya Kiramani. Nimero ya Kiramani ibanzwa na 07857 igaherwa na 24. Nanze kuvuga imibare y'imbere kugira ngo atajyabana mutesha umutwe. Gusa ni uko nguko imeze. Reka nse nkwamagara numva ninge Imana aranyitaba. Kuko uyu munsi ndakeka yarafite shoot. Urumva byandi yavugaga niyo mpamagaje nimero adafite. Urumva icamo rimwe igahita ivaho umva. Uri kubyumva? Ruvuga ngo iyi nimero ikundi iteye iyo mpamagaje nimero adafite icamo rimwe igahita ivamo. Ikwamagaza nimero ifite simukadi ebyiri n'iriho amafaranga. Iri guhita ivamo. Ariko reka noneho ngerageze no kumuhamagara kuri WhatsApp. None umpamagaze nimero yanjye afite. Amagazine yanjye mfite. Kiramani wumve ubu butubuzi bureza ahantu hose. Kira. Reka mwereke profile iriho umbwe nawe niba ari iriho. Ningi profile ko profile afite ubu ngubu ayambaye ingofero y'umuhondo Kiramani na rinete ningi iriho. Ego hariho Nyambo na Kiramani. Abantu hano babibona ntago babibona. Reka abantu mbereke. Reka abantu mbereke barebe batubwire. Ntabwo yagaragara hano. Ntabwo yagaragara. Reka mpamagare kuri WhatsApp turebe. Iciyemo. Nitugiyemo natwe twita bari mu kiganiro. Ari muri uyu munsi arafite shoot. Katumamagaye tumara amazina. Ariko reka two kumutesha umutwe sibyo uko benda kose nawe nabona ikintu kiganiro azatuvugisha gusa nawe arabizi wumvishe kuri amupeti avuga ko nawe
hari abantu bahuye yuko yahuye nawe akavuga ati si njyewe. Ikindi nakumenyesha nuko Clamani uyu mwana ubu tuvugana Mugisha ari gukina muri filime ye. Yese amushyira muri filime ko n'undi arazi ko Pawe ni umuntu ukoze yagize cyane yakoze ibintu bya filime, sibyo? Ngira ngo aho ngaho urasobanukiwe, sibyo? Saro reka tugushimire. murakoze. Yego.